Ndagusuhuje ngo uhaye ikaze nizere ko wamaze gukanda subscribe hano kuri Clever Rwanda. Niba nawe utarabikora, iki nicyo gihe cyiza cyo kubikora kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza, amakuru yizewe, amakuru ya politiki, imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndagusaba uze kureba ino video paka igeze ku musozo, kandi ndakwizeza ko ahangaha ariho hantu hambere uzajya ubonera ibintu byiza kandi bicukumbuye hano kuri Clever Rwanda. Uyu munsi reka turebere hamwe ibihugu nka Amerika na Israel uburyo bikoresha byivugana abanzi babyo cyangwa abo bita abaterabwoba, ibintu bitajya bivugwa ku maradiyo ndetse no mateleviziyo. Uyu munsi Amerika iri kugenda yivugana abantu mu gihugu cya Iran ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Ariko se uribaza n'ubuhe buryo igihugu cya Amerika na Israel bakoresha bica abantu cyangwa bavana abantu batumvikana, ibizwi nka target killing? Ahangaha niho hantu hambere honyine nizera ko ugiye kubyumvira hano kuri Clever Rwanda. Target killing ni uburyo ibihugu bikoresha bigiye kwivugana umuntu runaka, habo batavuga rumwe ndetse no batifuza ku butegetsi. Igihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cya Israel ni uburyo bakunda gukoresha bagiye kwica abantu. Israel ikabikoresha icyitwa Mossad ikaba yarashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'icyenda. Mossad ikaba yarashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, ikaba yarashyizweho na Prime Minister witwaga David Ben Gurion. Aho Mossad ari ubutasi bukorera hanze y'igihugu cya Israel, Amerika ikabikoresha icyitwa CIA, akaba ari ubutasi bwa Amerika bukorera hanze y'igihugu cya Amerika. CIA, Central Intelligence Agency, ikaba yarashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi. Bikaba ari bumwe mu butasi bukomeye cyangwa ubutasi buriho. Ubu nibwo bukoreshwa cyangwa mu kubanza kuneka cyangwa mu gutata abantu bashaka kubanza kwica cyangwa kurasa mu cyico. Bino bintu babikora bashaka guca intege umwanzi, gukuraho abayobozi cyangwa kugenzura ibintu bashaka gufata. Igihugu cya Amerika n'igihugu cya Israel bikaba ari bumwe mu buryo bari gukoresha bica abantu cyangwa bavanaho mu gihugu cya Iran, cyo bita target killing. Uribaza n'ubuhe buryo bundi bakoresha bavanaho abantu cyangwa baza kurangiza cyangwa baza gukora finishing, aho baza kwita barasa mu cyico cyangwa bica umuntu? Ni uburyo buri main method buzwi nka air strike, aho ibisasu byo mu kirere. Ubu buryo ni uburyo bakoreshamo indege cyangwa amadrone arasa target. Ubu buryo bukaba buri gukoreshwa muri no ntambara iri guhuza igihugu cya Amerika na Israel. Ubu buryo bukaba buri gukoreshwa muri uno mwaka wa 2026 ndetse no myaka yindi yashize, aho Amerika na Israel bari guteranaho cyangwa bari kwica abayobozi b'igihugu cya Iran, nk'uko bishe Ayatollah Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, aho baje gufata amadrone bakayasekuza ku nzu yari irimo uno mwami cyangwa n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, aho yaje kwita amusandaza ndetse akajyana nabo barari kumwe bose. Uburyo buzwi nka air strike, bapima neza cyangwa bagenzura neza ahantu umuntu ari, bagapakiza aya madrone cyangwa indege bakazekesha ibisasu bikagenda bigaturitsa aho hantu. Ni uburyo buri gukoreshwa mu ntambara iri guhuza igihugu cya Amerika, aho yifatanyije na Israel bari kurwana n'igihugu cya Iran. Ubundi buryo bundi bakoresha ni ubwitwa drone strike, ikoranabuhanga ridafite abapilote cyangwa indege zidafite abapilote, aho drone ishobora kugenda cyangwa ikaguma mu kirere amasaha menshi itegereje umuntu, cyangwa aho baba bayitumye ku muntu ikamukurikirana. Mu gihe barangiza kumubona cyangwa barangiza kumushyira mu bipimo, ya drone ikahita isandara ndetse igasandara n'ibyo yari ifite. Drone z'abakamikazi bikaba ari mu bundi buryo buri gukoreshwa. Bino byo gusandaza amadrone bikaba byarakoreshejwe no mu ntambara aho Israel yarwanaga muri Gaza, bakaba barabikoresheje bica abayobozi ba Hamas, aho drone zakurikiraga umuntu cyangwa ari we bazitumaga, aho zakurikiranaga umuntu mu gihe bamubonye bakata iyo drone bayishwanyuza igashwanyukana n'uwo muntu. Drone aho ikoreshwa rimwe gusa. Ubundi buryo bakoresha bica abantu cyangwa bagabaho ibitero abantu ni ubwitwa assassination zihisha, aho bita bizwi nka covert operation. Ibikorwa n'iby'abantu cyangwa abagenti, aho abantu usanga babisha mu bandi bantu, ugasanga nk'abantu bari mu gikundi cy'abandi bantu ariko bafite target. Bino bintu bikaba bikunze gukoreshwa n'abantu, aho usanga abantu baba bari mu kivunge cy'abantu, ugasanga ayisavanamo pistol cyangwa ndetse n'indi ntwaro akahita arasa mu cyico direct. Ibi bikaba byarakoreshejwe mu gihugu cya Iran mu mwaka wa 2022, aho abantu barashe bari kugendera kuri za moto.
aho bafite igipimo direct bavanamo imbarutso bahita barasa rimwe, ndetse bino bikaba byarabaye nubwo bitageze ku ntego yabo, nko mu gihe Trump yari ari kwiyamamaza baje kumurasa ariko bagahusha bakamuhasa ugutwi. Bikaba byitwa covert operation cyangwa assassination ziba zihishe, aho umuntu arasa cyangwa agamije kwita arasa mu cyico direct. Ubundi buryo bundi bakoresha bahitana abantu cyangwa bica abayobozi ni ubwitwa device cyangwa ibikoresho bya electronic, aho baba babihishe cyangwa amabombe. Ubu ni uburyo baza bagatega igisasu ahantu ukunda gukoresha cyane cyangwa ahantu ukunda kugenda cyane. Ubundi buryo bundi bukoreshwa no gukoresha ibikoresho bya electronic, gukoresha nka telefone, ugasanga telefone niyo guturikana. Bino bintu bikaba byarakoreshejwe mu ntambara y'iminsi 12 aho Israel yari ihanganye n'igihugu cya Iran, bagakoresha ibyombo bikajya biturikana abantu bose ari kubikoresha, aho igihugu cya Israel cyabikoresheje cyica abantu bo muri Iran. Ibyombo byarituritsaga cyangwa umuntu wese uri kukivugiraho kigaturika, cyaba kiri mu mufuka kikagituritsa akaguru. Akaba ari bumwe mu buryo bundi abantu bakoresha cyangwa bica abantu target yo kwita birangiza umuntu, cyangwa bagakoresha amabombe baba bagiye batega ahantu umuntu akunda kugera cyane, nko mu nzu cyangwa mu cyumba, mu mamodoka ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Ubundi buryo bakoresha bica abantu cyangwa target killing ni ubwitwa remote weapon, cyangwa bagakoresha icyo bita AI machine gun. Ibi ni ibikorwa by'ikoranabuhanga aho umuntu ashobora kugutega cyangwa gukoresha ikoranabuhanga akakwica atagukozeho, ari ahantu kure cyane, imbunda zigenzura, cyangwa bagakoresha ama AI cyangwa bagakoresha amasasu aho akurikirana uturemangingo twawe akagukurikirana wajya mu cyumba igakata. Icyo bita remote weapon cyangwa AI machine gun. Ese ibi byose wibaza biba byatangiye gute? Ahangaha abahanga cyangwa abantu bashinzwe ibyo bintu bashaka amakuru mbere na mbere yuko igitero kiba. Ibikoresho bakoresha bagakoresha telefone zabo, amasatelite ndetse n'ibindi, ndetse n'ama GPS aho bagutrackinga bakajya bamenya buri ntambwe ku ntambwe aho uri. Muri mwaka wa 2026 igihugu cya Amerika na Israel bakoresheje amakuru ya CIA kugenzura cyangwa gukurikirana abayobozi ba Iran hamwe mu hantu hose babaga bari. Bakoreshaga icyo bita GPS bakajya bakurikirana cyangwa bakajya batrackinga aho buri muntu wese ari. Nubwo abantu cyangwa abantu bakabavanaho, hari ingaruka zitera bino bintu. Nubwo ko batsinze cyangwa abantu bisha abo bantu, hari ubwo bitera ingaruka nyinshi zikomeye cyane, n'abasimbuye bakaza bafite umujinya wo kwihorera intambara kutarangira, abaturage kugira inzika. Nongere ngushimire bari kuri ino video, nizere kuyirebye ukayirangiza. Uri umuntu w'ingenzi kandi uri w'agaciro. Niba utarakanda subscribe hano kuri Clever Rwanda kugira ngo dushyigikire tubashe kuzuza umubare w'ibihumbi 10 ku bantu badukurikirana hano kuri Clever Rwanda.